nimba Imana yumva koko ikaba yumva napfa uyu munsi napfa ejo imva yanjye niyo zizakurikirane. Ni mu mutima wa Afurika, igihugu n'u Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo. Iyo uhageze uhasanga umubyeyi Nibarere Jeanne d'Arc w'abana 11. Muri abo bana 11, 6 nibo bakiriho, 5 bapfaga kibabyara. Imbyaro ye ya 7 ni umukobwa Mutoni wa se Francine wavutse tariki ya 1 Ukwakira 1900, imyaka 31. Uyu mwana ntasanzwe, benshi bamwita inkende, ingagi cyangwa se ikindi gisimba nkuko na mama wabitubwira. Ubwo se imico ubona imeze nk'ikintu nk'iy'umuntu cyangwa nk'igisimba runaka? Yewe mva sinavuga ngo yego ni umuntu kuko abana n'abantu, ariko mu mico ubona ari nk'igisimba. None se habaye umuntu nyamuntu ntiyakwicaye mu rugo agakina n'abandi bana? Nakubwiye ko igisimba cy'ishyamba ari inkende, ari ingagi, ibyo bisimba biba mu mashyamba. Nawe rero ni nkayo kuko ashaka ahantu hari ishyamba akaba ari ryo agendamo. Byaradutangaje cyane, biradutungura ubwo twamubonaga, dore ko twamusanze arimo ararisha ibyatsi yibereye mu mashyamba. Atubonye ariruka mu gahinda kenshi cyane. Nyina yadutangarije ko yifuza ko uyu mwana yapfa akamuvira mu nzira, dore ko nta kintu amumariye, ahubwo amubona nk'inkende cyangwa se ingagi, dore ko yirirwa amuragiye nk'itungo ryose mubona. Wigeze kuvuga ko hari igihe ujya wicara ukivugishwa buti Imana ku cyo wankora ibingi babazima bakagenda hagasigara ngo bimeze nk'ingagi? Hari igihe wifuje kumwica cyangwa se kuvuga ngo namujugunya bikakuzamo? Ntubitindeho rwose, ibyo nifuje n'ubu ngubu hari igihe ndakara nkavuga nti wampa ngo ave mu nzira agende, ubundi nsigare ndi jyenyine birute. Yaciye narimbaho yaciye nabona byaradutangaje ubwo twabonaga umuntu ugendesha amaguru 4. Nimvuga amaguru 4, reba itungo ufite mu rugo iwawe nk'ihene nikagenda, nyina muragira nk'uko uragira itungo ryawe. Ni ibintu bibabaje cyane. Tekereza aho umubyeyi yifuza ko umwana apfa kugira ngo agahinda afite n'ishavu byose bigende. Ibikomere umwana yamuteye byose birangizwe n'urupfu rw'uwo mwana, nibyo nyina yifuza. Ngarambiwe kwitwa umubyeyi w'inkende n'ingagi. Numungu wanyu P Onika Suez, ingi ni Legacy TV. Nshimira ko subscribe mu ntara y'Amajyaruguru, Amajyepfo, Iburengerazuba, Burasirazuba, umujyi wa Kigali, murantu b'ingenzi ngaha, abadiaspora muri Amerika, Aziya, Oceania, Uburayi n'ibindi bihugu bya Afurika, murantu b'ingenzi kuri Legacy TV. Kora subscribe tubashe kugendana ibintu bishashe kugenda neza. Uyu munsi ndi kumwe no mu mama ari kumwe n'umwana we, mubona ngaha kuri screen zanyu, kuri kamera zacu. N'umwana udasanzwe twamusanze n'ahantu hadasanzwe, tuza twamusanze mu ishyamba, ahantu hameze nk'agashyamba, ukuntu ari nko twitambukiraga tubona mu biti, bari mu biti, bari mu gashyamba, sinzi ukuntu nabisobanura. Tubaye nk'amuhamagaye ukuntu aradusanga, ku buryo murimo kubona ukuntu yaje atugana mu migendere idasanzwe. Rero twahise twifuza dutereka tuvugane na mama we, nawe tuze kumuganiriza atubwire byinshi bitandukanye kuri we, mugiye kuza gusobanukirwa kandi mukaza kumenya. Mama, wiriwe neza? Mwiriwe. Ndakomeye
cyane nyine by'iki gihe. ajya avuga Ntabyo azi. ntabyo azi Mm. naho kumva Kumva arumva ariko kuvuga ntabyo azi, no kurya abantu bari kutureba hariya no kurya ntabwo azi, no kurya neza rwose abirya byisiga byose, nta kintu ubona ashoboye. ndi kubona wagira ngo amenyo amwe yavuyemo Amenyo nyine arakoroka kubera kutayakoresha. yajya avamo. Mm. Okay. Mama mwitwa bande se? Nitwa Nibare Jeanne d'Arc. Nibarere Jeanne d'Arc. Mm. Okay. Nibarere Jeanne d'Arc ufite imyaka ingahe? Anga Navutse 58. 58. Mm. Yego navutse 58 ufite imyaka ingahe ra? Twese 60 banza ni 3 nimba atari nini. Barize cyane. Nta mashuri mfite ahagije, cyakora yo hasi narayize. Okay, mama ufite abana bangahe? Ese ufite n'umugabo? Umugabo ntawe, yaritahiye. Abana ubundi abana banjye ni 6, nabyaye imbyaro 11. Bamwe barapfa ariko nsigarana 6. Abana 5 bose barapfuye. Bishwe n'uburwayi busanzwe. Baravukaga bagapfa. Bapfaga urimo kubabyara? Ari impinja. Ihangana. Noneho tugusanze ngaha nako twaje kukwira kugira ngo tubwire iby'umwana twari tumaze kubona. Uyu mwana ni uwawe? Ni uwanjye, n'imbyaro yanjye ya 7. Ni uwa 7. Afite imyaka ingahe? Yavutse itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 muri 90. Afite imyaka 31 nguyu. Ko niba afite imyaka 15. Reka data niho yavutse rwose. 31 arayigize. Cyo bita gutarantuza. Akamba ahubwo. Hano sasa tubwira ubuzima bwe. Wamubyaye angana uku nguku cyangwa se ameze uku cyangwa yaje guhinduka nyuma? Nuko yavutse nta guhinduka nyuma, ntiyigeze ahinduka. Sasa mutubwira cyangwa no mutubwira amagambo arambuye ariho ubyivugira gusa. Nyine naramubyaye, maze kumubyara umwana aza ari umwana ubona tuzuye, nkomeza kumurera gutyo, turavuza ku Kabutare, Kabutare bashinga biriya bitaro byaho bahubaka. Bahataha nagiyeyo mujyanye, hari umuntu wari unjyanyeyo, ndamujyana, maze kumujyana barasuzuma bakambwira ngo umwana ni muzima. Nanjye narajeyo nicara hasi ndaturama nti umwana ni muzima. Umwana ndamugumana ndamurera, ariko umwana nkabona ntanyinyuka ahari. Akaba uruhinja ukabona ni uruhinja nk'abandi, ariko umwana ntajye ejuru. Ubwo igihe cyaje kugera muri 94, kubera ko ubundi twari twegeranye n'iwacu. Iwacu rero twari twegeranye bakamfasha kurera n'abamukurikira. Ubwo rero noneho jenoside ibaye barapfa. Nsigara mwikubiye rero ari mu rugo, nta muryango umumfasha. Ubwo ngubwo tugumaho rero kugeza na n'ubu ngubu, nta kugenda, nta kuvuga, no kubaho nyine nk'agasimba ko mu ishyamba. Agasimba ko mu ishyamba kitwa ngo iki? Ingagi sizo ziba mu mashyamba, se n'inkende nibyo biba mu mashyamba. Ese abantu muturanye aha ngaha muri mudugudu utuyemo, hari abantu bajya bamwita gutyo bati wabyaye inkende, wabyaye ingagi? Abana baramutuka ngo ni inkende n'ingagi, nyine nkabyakira kuko nese nabirakarira, kandi nta bushobozi mfite bwabimukuraho. Nta bushobozi mfite bwamukuraho iryo zina, kuko umuntu yatazi kuvuga, ntamenye kurya, ntamenye kugenda, kenshi n'abana baranamutinya aribyo. Bakamutinya kubera ko ngameze gutya? Kubera ko akamba nyine bamusanga mu mashyamba, arimo muri iryo shyamba, bakamusangamo abana bakiruka. Nta mwana utamutinya, buri mwana wese aramutinya. Ese nuko akunda kujya muri iryo shyamba? Kubera kwigunga, kubera ko nta wundi mwana baba bari kumwe ngo amwegere. None se abana ko batamwegera ngo bamuganirize, yabuzwa n'iki kujya mu ishyamba? Nanjye kandi mba nagiye guhiga ikintu cyabasha kumurwanaho. Ndi jyenyine, nta base wabo, nta na ba nyirarume afite, kuba na ba nyina wabo ntabo. Nkaba ari jyewe jyenyine rero, nanjye rero ndamusiga nkajya guhiga nshaka ikintu cyamutunga n'abandi bana mu rugo. Ubwo se iyo agiye muri iryo shyamba ukabona ukuntu arimo kugenda, wowe ubwawe ntujya uvuga koko uti nabyaye ingagi koko ibyo bavuga nibyo? Nyine jyewe ndabivuga nti
ugasanga ndanitonganya ndetse ubu ngubu Imana yampaniye iki ni igiki nayikoreye kugira ngo abazima bagende, ariko uyu nguyu aba ari ukomeza kurusha iminsi. Ibyo bigahora bimba buri gihe, naba nkangutse, naba nariye, naba ntariye, ariko icyo kibazo ndanakigira rwose, kuko hari igihe nanamubura nkajya kumuhiga. Namubuze yagiye mu ishyamba nyine, akagenda mu gitondo nanjye mvuye mu rugo, akagenda ubwo nanjye aho nza kuzira nkamuhiga nkamubura. Aba hari umwana wamurabutswe muri iryo shyamba, ati namubonye ku gasozi, genda ujye kumushaka. Nkagenda nkamutora rero, nkamuhendahenda, nkamuzana. Ashobora kwirirwa hatariye, yibereye ku gahinga, aho muzanire ibyo nabashije kubona, nkamuha rero akarya, akongera agafashamo, ntiyicara hasi, oya, afasha nzira akigendera, akisubira ku gahinga kiwe. Rero ijoro ryakuba kabaho ubwo muhiga nkamubura, nabona mubuze nkajya kubaririza, nagira amahirwe hakaba ubwo tunyuranwa ngasanga yaje mu rugo. Niwe mubana gusanga? Hari n'akandi kuzukuru kanjye niko tubana. Wigeze kuvuga ko hari igihe ujya wicara ukivugishwa uti Imana ku cyo nkora ibi ngibi, abazima bakagenda hagasigara ngo bimeze nk'ingagi? Hari igihe wifuje kumwica cyangwa se kuvuga ngo namujugunya bikakuzamo? Ntubitindeho rwose, ibyo nifuje. N'ubu ngubu hari igihe ndakara nkavuga nti wampa ngo ave mu nzira agende, ubundi nsigare ndi jyenyine birute, kuko ntiyandahira amazi, ntiyagenda ngo atore udukwi atumpereze, ntiyakwicara no ku ziko ngo yinyegeze no mu ziko. Maze ubwo ubundi umumaro urumva ari uwuhe? Ko ari ukwihangana gusa, kuko Imana yabikoze ari uko izabigenza. Ubwo se ujya umubona ukumva uri mama we, ukimvamo uwo muntu bw'umumama, cyangwa waterewe nawe nk'abandi bose bamubona? Ntabwo natereriye, kuko kubyara umwana no gutwara inda amezi 9 ni menshi, ukamurera areba iyo myaka 40 agize, nkimurera kandi ndi se wiwe yagiye muri 99. Urumva imyaka yose ishize rero, ubwo byose ndabyakira, kuko ariko hari igihe kigera nkitonganya nkavuga nti Imana wampoye iki? Ikiruta kimwe nuko mvuga nti nimba Imana yumva koko, ikaba yumva napfuye umunsi, napfa ejo, imva yanjye niye zizakurikirane, kuko nta wamurera. Tuzajyane nawe, uko tubana nawe, imva yanjye niye zizakurikirane rwose, cyangwa se bazanadushyire hamwe, kuko icyo kintu gisaba Imana. Aho kugira ngo ngende mbere ye, we yafata inzira akagenda, nkazamukurikira. Kuko wabigenza ute se? Hari uwanga icyo abyaye? Ntawe wanga icyo abyaye. Ubwo se mujya muganira gute? Ubona gushyikirana nk'umubyeyi, noneho mubigenza mute? Kuganira se? Nta kuganira ko haba. Iyo ashonje nk'uko turi kumwe, ni ukunkubita gutya, ubundi akanyereka mu nda. Yanyereka mu nda nkamenya ko ashaka kurya, nkagenda nkamuha rero. Uramukarabye, uramutora ukamukarabye, amara kumukarabya ukamuha. Iyo ashaka amazi yo kunywa rero, ni ukugira gutya urutoki ku munwa, agakomanga ijerekani, ubwo rero ukabona uburyo bwo kumuha amazi, ukamuhereza, kuko aba ari mu ijerekani atayibasha kuyiterura. Iyo ari akajerekani gato yabashije, ahita akaraha agakubita ku munwa, nuko tumutunze nta kundi. Ubwo se imico ubona imeze nk'iki? Ni nk'iy'umuntu cyangwa ni nk'igisimba runaka? Yewe mva sinavuga ngo yego ni umuntu, kuko abana n'abantu, ariko mu mico ubona ari nk'igisimba. None se habaye umuntu nyamuntu ntiyakwicaye mu rugo agakina n'abandi bana? Nakubwiye ko igisimba cy'ishyamba ari inkende, ari ingagi, ibyo bisimba biba mu mashyamba. Nawe rero ni nkayo, kuko ashaka ahantu hari ishyamba akaba ari ryo agendamo. Muve mu nzira mugende mugireye.
kirani iba mu nzira igira kimwe bita mu nda nyine gutya arimo gusaba ibyo kurya inzara nabwo kandi kugira ngo gusaba ibyo kurya ubwo aba yagowe nta kundi utibwirije ngo umuhe inzara yamugeze kure nayo intoki ze zimeze zino zibona urabona intoki ze zerekana gutya zose zigendere neza gira gutya muto aka ko kaba nka pararize nta zakomeye se wamugani wawe nk'izi ngagira n'ububona niza agendeye kwa kugenda ariko aka ko kamera nka pararize no ku ruturi aka ntikana anagufashe gutya akagupfumbatisha niyo urimo umukarabya gutya ahita agufata akazikomeza ukazirambura ku ngufu we kugira ngo zikarabye agufashe ntiwapfa kumucika agufasha nyine aragukomeza ndumva bitoroshye dore twanicaye ubusi yamenye kwicaza ati kwicara uramufata nyine iyo ahagurutse nk'aha ngaha ku ntebe agira gutya kuko aba yisingira hasi ni ukubanza akihindukiza kugira ngo abone uburyo bwo kuyicaraho so ni iki wumva usaba Imana cyangwa se icyifuzo cyawe ku Mana ni iki kuri weho n'uyu mwana wawe icyifuzo ni uko nabona ikintu cyamufasha kugira ngo nibura aho abandi bagiye nk'akagare mbese nkagafata nkamushorera cyangwa erega n'ibyo kurya nabyo ntabyo dufite ntabyo tugira turabibura ntiwadufasha akamuha nk'icyo kurya akabona n'umwambaro wo kwambara n'akagare kugira ngo utembere ubusa afite imyenda niyo afite gusa imyenda niyo afite yonyine tumeze nk'abagana ku musozi w'ikiganiro turimo kugira nangaha byinshi mwabibonye ukabayeho ubuzima bwe mwabyumvise n'icyo abasaba cyose muri kukireba ngaha kuri Legacy TV ndakeka abanyarwanda mugira umutima ukomeye kandi ufasha si abanyarwanda gusa abantu twese dufite ubumuntu nkuko bavuga twaremye mu ishusho y'Imana turafasha baravuga ngo n'ufashwa yafasha kandi nta bufasha buba buto na 50 bihagije mufashe abonera akagare k'umwana we ntajya urabona ageza akamubura yagiye mu ishyamba n'ibisimba ashobora guhura n'ibisimba bikamurya nk'imbwa cyangwa se n'imbwa zizerera mpora mvuga ngo yenda zamufata kandi rero nanone hari n'ikindi kijya kintera impungenge urabona nk'aho mu mashyamba habamo ibirara wima noneho nkavuga ntiyazahura n'ibirara bikamugirira nabi nabigenzane ugasanga icyo kibazo ni ikintu kimpangayitse habonetse ikigo kimurera umva Imana yabingiriye neza simbabeshye twagumana se ngo nzanire amazi yantorera uduki habonetse ikigo kimufata pe ni ukuri cyaba kingiriye neza so byinshi mwabibonye kura subscribe hanga kuri Legacy TV ibintu bashe kugenda neza biba amata n'ubuki nani bagiye challenge yanjye usama nyamaza bitatu wongeye kumaza kimwe kugira ngo dusoze neza cyane tukimanukira maze ikibazo kimwe uragisubiza ni numva ngishoboye ndagisubiza ni ntagishobora singisubiza ndaguhakanira igihugu cy'u Rwanda kigizwe n'uturere tungahe uturere sinatubaramo kabyaramwe ntabwo ntuzi pe ntabwo uzi nka tungahe uturere tw'u Rwanda Huye Nyaruguru za Musanze twaba tugera nko ku 10 ubu dufashe kabiri tugakuba gatatu byaba kangahe kabiri 10 byaba 20 gatatu bikaba 30 sawa urakoze cyane ndabashimira abadukurikira kuri Legacy TV Imana ibahe umugisha kandi barebe icyoroshye nitwa Pion Kaswezi.